Bavandimwe, tubifurije amahoro ava ku Mana yacu, kandi imigisha Imana igenera abantu turayibasabiye tubifuriza ngo ibashe kubageraho namwe muri uyu munsi, murusheho kugubwa neza kuko Imana ibitwifuriza. Twongeye guhurira mu kiganiro aho tubasha gusoma mu nzandiko zera cyangwa se tubasha kumenyeshwa ibijyanye n'uko isi ya none ihagaze ndetse n'uburyo dukwiye kubyitwaramo, aho Imana ishimye ko amagambo nk'aya yongera gucishwa mu kanwa k'umugaragu wayo umunyantege nkeya nkamwe, kandi ukeneye gutanga ihumure rikomoka ku Mana, kuko nanjye nifuza kugubwa neza bikomotse kuri yo. Mana Data wa twese rero iduhane umugisha twese. Umwanya tugiye kongera kuganirira hamwe amagambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo ninde uzakurengera? Mbese mwene data utegeye amatwi iki kiganiro, ninde uzakurengera? Umunsi umwe ubwo nari kumwe n'umwana mutoya w'umuhungu, uyu mwana yabonye agasimba ariko yifuza kugakubita, ariko nanone aragahunga, ariko aza kumfata akaboko, araza aranyereka ngo dore agasimba. Arangije afata agati kari hafi aho ngaho, arangije amfata ukuboko, amfatisha ukuboko kwe ngo nimfate akaboko ke kugira ngo kabashe gukubita ako gasimba yatinyaga, kuko yumvaga ko kugakubita we bitashoboka, ariko mufashe akaboko yuko yagakubita. Ibi namwe murabizi nk'ababyeyi, abana benshi bakunda kugira ababyeyi icyizere. Iyo babonye inyamaswa runaka baba bumva kuba bari kumwe n'ababyeyi babo ntacyo babasha kuba, kandi igihe cyose baba bumva yuko ababyeyi babo bafite ubushobozi, yuko nta cyabahangara. Mbese wowe ninde uzakurengera? Tugiye gusoma isomo riboneka mu byanditswe byera muri Bibiliya, aho tuza gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka muri iki gice cya 21, aho dusoma kuri uyu murongo wa 26. Abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Mwene data teze amatwi muri uyu mwanya, kurikiranye ikiganiro kuri channel yacu ivuga ngo igihe giheruka, aho Imana yashimye ko haje haca ubutumwa buhumuriza imitima myinshi, bufasha benshi muri iki gihe giheruka, kandi ababwumvise nabo bakabasha kubusangiza abandi kugira ngo nabo babashe gusobanukirwa n'icyo bakeneweho, cyangwa se n'uburyo nabo bakwiye kwitwara muri iki gihe kigoranye, igihe cy'ibibazo, muri iyi minsi itari myiza, aho abantu benshi bahangayitse, abantu benshi bafite ibibazo, aho abantu benshi batabasha kubona ihumure mu mitima yabo. Ndagira ngo iri somo ni isomo ryumvikana neza, ariko ni isomo rinakomeye. Abantu bazagushwa igihumure no kwibwira ibyenda kuba mu isi, ahakuzengurutse, aho ugenda, amakuru wumva, ibyo byose ni ibiterabwoba.
Amagambo ahumuriza niyo makeya kandi niyo ahumurije ahumuriza akanya gatoya ubundi ibibazo bigakurikiraho. Mbese muri rusange abantu benshi barababaye mu mitima yabo, abantu benshi baguwe nabi, abantu benshi ntibabasha kuryama ngo basinzire bitewe n'ibibazo. Niyo mpamvu iri somo ryumvikana neza, kuko umukiza w'abantu, mwami w'abami, yagaragaje ko mu gihe nk'iki ngiki abantu bazaba bafite ubwoba kandi bibwira ibyenda kuba, batabasha kubonera ibisubizo, batazi n'iherezo ryabyo. Mwanditsi umwe mu gitabo kimwe kubasomera ku rupapuro rwa 48 y'amagambo atubwira atya ati: igitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, amagambo akomeye cyane afite insanganyamatsiko ivuga ngo ibihe bikomeye byo mu mateka. Ibihe bikomeye byo mu mateka. Ndaza gusoma. Ibihe bikomeye biri kutugeraho buhoro buhoro. Izuba rirasira mu isanzure ry'ijuru, rikarenga nk'uko bisanzwe, kandi ijuru rigakomeza kuvuga icyubahiro cy'Imana. Abantu baracyakomeje kurya no kunywa, kubiba no kubaka, gushyingirwa ndetse no gushingira. Abacuruzi baracyakomeje kugura ndetse no kugurisha. Abantu baracyakomeje guhangana ndetse no kumaranira imyanya ikomeye. Abakunda ibibanezeza bakomeje kuzura amazu yerekanirwamo imikino, kwitabira amasiganwa y'amafarashi ndetse n'amazu akinirwamo urusimbi. Kwishimisha byiganje hirya no hino, nyamara igihe cy'imbabazi kirihutira kurangira, maze ibya buri wese bigafatirwa icyemezo kidasubirwaho muvandimwe by'iteka ryose. Nubwo ibyo byose biriho, abantu bakabinezeza mu buryo bashaka, abantu bakabaho uko bashaka bitewe n'ubushobozi bafite, nyamara ibyo byose nubwo birimo gukorwa, igihe giheruka cyo kiri hafi kurangira. Imbabazi ziri hafi kurangira, ibya buri wese bigafatirwa umwanzuro ukwiriye. Iyo twumvise amagambo nk'aya ngaya ajyanye n'umwanzuro, tujya dutekereza ku manza zo mu isi. Manza zo mu isi bavandimwe, iyo ufite urubanza ntabwo uryama, ntusinzira, igihe cyose uhora utekereza kuri rwa rubanza n'uburyo uzisobanura. Mbese abacamanza bashingiye ku mategeko bazancira uruhe rubanza? Ibyo nibyo biguhora mu ntekerezo, kandi uzirikana umunsi urubanza rwawe ruzacirirwaho. Mbese ninde uzakurengera? Magambo akomeye cyane, ndagira ngo utekereze uzakurengera ninde. Duhagaze rwagati mu bihe bikomeye kandi bishishana, ubuhanuzi buri gusohora. Muvandimwe, ndagira ngo ahakuzengurutse, ibyo wumva, ibyo ureba, urabona yuko ibintu bigenda bihindura isura. Ibintu by'inzaduka biri kuba mu mateka, byandikwa mu bitabo byo mu ijuru. Ikintu cyose kiri mu isi kiranyeganyezwa muvandimwe. Hariho intambara n'impuha z'intambara. Ibyo ntabwo ndabikwibutsa, nawe urabizi. Amahanga yararakaye, kandi igihe gikwiriye cyo gucira urubanza abapfuye kirasohoye. Ibintu biri kubaho birahindagurikira, gutebutsa umunsi w'umwami Imana, umwami Imana nawo wihuta vuba. Hasigaye agahe kagaragara nk'ahari gato y'abavandimwe, ukurikije nawe ibyo ubona. Iminsi turimo iragoye, iminsi turimo irakomeye cyane. Ibibazo biriho birenze imbaraga za mwene muntu, uko umuntu abitekereza.
nyamara muri ibyo byose imiyaga iracyafashwe kugira ngo abantu babashe kwitekerezaho, buri wese azirikane iherezo ry'isi ndetse buri wese azirikane n'iherezo rye. Niyo mpamvu hano hari amagambo nsomye yumvikana neza cyane. Iyi minsi tugezemo irakomeye kandi ni ingenzi, aho umwuka w'Imana agenda akurwa mu isi buhoro buhoro. Ibyago n'urubanza byatangiye kugera ku basuzugura n'ubuntu bw'Imana bavandimwe. Ibiza bigera ku butaka, ibyo murabizi, no ku nyanja. Uguhangana kudashobora kuba, uguhangana kudahosha kuba mu miryango itandukanye, imiryango y'abantu, ndetse amatangazo y'intambara hirya no hino ku isi. Byose ni ibimenyetso bikomeye bitubwira ibyenda kubaho, kandi bitubwira hakiri kare kwegereza ku bihe bikomeye cyane. Ndetse Satani yakajije umurego. Abakozi b'umubi bari guhuriza hamwe imbaraga zabo hamwe, ndetse no guterana inkunga. Bari guterana inkunga ngo bitegure ibihe bikomeye biheruka. Mbega uburyo Satani yahagurukiye isi muri iki gihe giheruka! Mbega uburyo abakozi bari gukora ubutaruhuka! Ndavuga ingabo zavuye mu ijuru zari z'abamarayika zigahinduka izaciwe aribo badayimoni, ariyo myuka mibi igenda ikorera hose kugira ngo ibashe guteza akaga abavandimwe. Igihe kiregereje ubwo ku isi hazaba umubabaro udashobora gukizwa n'umuti umwana w'umuntu atanga. Nubwo abantu batangiye ihumure bavandimwe, nubwo haboneka amagambo ahumuriza abantu, ariko ntakuraho ibibazo biriho. Ntabwo abasha gukuraho intambara, ntabwo abasha gukuraho ibyorezo, ntabwo aya magambo y'ihumure abasha gukuraho ubukene abantu bafite bavandimwe. Nta nubwo abasha gutuma imiryango ibasha kuvuga rumwe. Satani yakajije umurego. Ntabwo abasha gukuraho impanuka ziri kubera mu nyanja, ziri kubera mu kirere, ziri kubera ku butaka. Isi ya none iri mu kaga gakomeye cyane. None se ninde uzakurengera? Abantu benshi bagira icyo bishingikirizaho, bavuga bati ibyo ari byo byose turamutse twishingikirije kuri iki ngiki kibasha kugira icyo kiturengera. Ariko ndagira ngo nkwibutse neza, umugaragu w'Imana turaza kubona ni umwami witwaga Dawidi. Uyu mugabo witwaga Dawidi hari amagambo turaza kubona yanditse. Dawidi wari ufite ubushobozi, Dawidi wari umwami, Dawidi wari ufite ububasha bwo kuba yagira uwo yica, uwo yicisha, cyangwa se akagira n'abakiza kubwo kuba yari afite ubushobozi. Mbere y'uko dusoma uyu mugabo witwa Dawidi, ndagira ngo mbanze mbabwire ibijyanye n'iki gitekerezo cy'uyu mwana mutoya. Uyu mwana mutoya wari mu nzu ndende, inzu yari ifite amagorofa. Uyu mwana wari mu igorofa rya gatatu. Ubwo habonekaga akaga, iyi nzu imaze gufatwa n'inkongi y'umuriro, uyu mwana w'umuhungu, igihe abandi basabwaga gusimbuka kugira ngo byibuze nibaramuka baguye hasi wenda hari nubwo bavunika ariko babashe kurokoka iyi nkongi y'umuriro, uyu mwana w'umuhungu nawe bamubwiraga yuko akwiye gusimbuka, ariko hari abagabo bari aho ngaho kuko yari umwana muto bavuga bati simbuka wowe turagufata kuko n'ibiro byawe ni bikeya. Uyu mwana w'umuhungu iyo yabitegerezaga wabonaga ntacyo bimubwiye, akabereka yuko ibyo bamubwira atabyumva. Kandi bavandimwe, iyi nkongi y'umuriro yafashe iyi nzu, nta handi inzira ibasha kuboneka ngo uyu mwana w'umuhungu abashe gukira inkongi y'umuriro. Utekereza ko uyu mwana w'umuhungu impamvu yangaga gusimbuka ari iyihe? Uyu mwana w'umuhungu yitegerezaga mu bamubwiraga ngo asimbuke, akabona ntawe afitiye icyizere muri bo, nubwo yabonaga bashobora
aramusama, ariko yatekerezaga ko nabyo bitashoboka kuko yabonaga yuko muri we ntawumufitiye impuhwe za kibyeyi. Amakuru igihe yagendaga agera ku mubyeyi w'uyu mwana w'umuhungu, aho yari ari birumvikana yaje mu buryo bwihuse. Igihe yahageraga, uyu mupapa nawe yateze ibiganza abwira wa mwana we amubwira ati simbuka. Uyu mwana w'umuhungu adatindiganije ako kanya yahise asimbuka, maze agwa mu biganza bya se, ise amushyira mu gituza. Igihe abari aha ngaha babonaga uburyo uyu mwana w'umuhungu yamaze umwanya ahendahendwa ariko akabyanga, bagize amatsiko yo kumubaza impamvu. Baramubaza bati kubera iki wanze gusimbuka mbere hose ugategereza yuko uyu mupapa agira hano? Umwana w'umuhungu yarababwiye ati ntabwo gusimbuka nabonaga nshobora kubikora kuko uko mwari muri aha ntawe nari mfitiye icyizere, ariko kuko data, kuko papa nzi yuko ari umutabazi wanjye, kuko nzi yuko papa nkunda, nkimubona nahise nsimbuka kandi papa yamfashe. Niyo mpamvu muri kubona ndahangaha, kuko mwebwe ntabagiriye icyizere. Mbese wowe ninde uzakurengera? Muvandimwe wanjye, uyu mugabo nababwiye witwa Dawidi, umwami wari uri ku ngoma, mu gitabo cya Bibiliya Umunyezaburi mu gice c'146 hariho amagambo yanditse kuri uyu murongo wa mbere, ndetse tuzasoma n'uwa kabiri n'uwa gatatu tugeze ku murongo wa 4, aho yanditse avuga ati mutima wanjye shima Uwiteka, nzaja nshima Uwiteka nkiriho, nzaja ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Umurongo wa 3, ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Impamvu ni iyihe muvandimwe yo kutiringira umwana w'umuntu? Kuko umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira abavandimwe, uwo munsi imigambi ye ikarangira. Mbese ninde uzakurengera? Abagabo benshi biringira abagore babo, abagore benshi biringira abagabo babo, ababyeyi benshi biringira abana babo bakomeye. Bana bakiringira ababyeyi bakomeye, bantu bakiringira imiryango bakomoka imikomeye, abenshi bakiringira ubutunzi bafite. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko birashoboka yuko uwo wiringiye mu kanya gatoya, umwuka ushobora kumuvamo agasubira iyo yavuye, ndavuga mu gitaka. Uwo munsi imigambi ikarangira, ugasigara wiringiye ikitakiriho. Niyo mpamvu uyu mugaragu w'Imana yanditse aya magambo. Mbese utekereza yuko wari uruta Dawidi bw'amarinde? Dawidi wari ufite ubushobozi, Dawidi wari ufite ububasha, ariko nawe aravuga ngo ntimukiringire abakomeye kuko batabonerwamo agakiza, bitewe n'uko hari igihe kigera imigambi yabo igashira. Mwene data, umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana we, ibi ndabizi neza kandi ndanabyumva. Umunsi umwe hari umubyeyi wari uhetse umwana. Uyu mubyeyi ubwo yari ageze mu bihe bishishana, ageze mu kaga, uyu mwana mukura imugongo, uyu mwana arangije aramuterera. Umwana nawe ahamagara mu ijwi ryoroheje ati mama uransize. Uyu mubyeyi arangije aramubwira ati mwana wanjye nanjye si njyewe, kuko yari mu kaga gakomeye cyane. kandi koko uyu mubyeyi aragenda arirukanka. Utekereza ko uyu mubyeyi uyu mwana atamukundaga? Mu by'ukuri yaramukundaga, ariko kuko akaga kari kabonetse uyu mubyeyi yibagirwa uyu mwana. Nicyo umuhanuzi Yesaya yavuze, aho dusoma muri Yesaya muri iki gice cya 49. Ndagira ngo tugendane neza muvandimwe.
Yesaya muri iki gice cya 49 umurongo wa 15 umuhanuzi akishwamo amagambo avuga ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye, icyakora bo babasha kwibagirwa ariko nje sinzakwibagirwa. Imana yacagwa icyubahiro. Uyu ninde wavugwaga ahangaha? Ariko nje sinzakwibagirwa. Nubwo umubyeyi yakwibagirwa umwana yonsa, turababona benshi bababyara barangiza bakabajugunya mu bihuru bakaja kubata mu migezi kandi barababyaye. Tubona abagabo benshi basiga imiryango yaba abana bakabasiga bakaja kuzerera, barabasize abana bagasigara ari imbo batagira ico kurya. Umugabo yaroma ngoto ye yaragiye kuba ikirara. Ibyo turabibona tuzengurutse hose. Niyo mpamvu Yesaya yanditse ngo umubyeyi umugore yakwibagirwa umwana yonsa muvandimwe. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko uyu wavuze ngo ariko njyewe sinzakwibagirwa, mbese ninde wavuze aya magambo? Nusoma neza aho tuza guhurira muri iki igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya muri Bibiliya, aho tuza guhurira muri iki gice cya 33. Muvandimwe utegeye amatwi iki kiganiro, iki gice cya 33 aho tubona kuri uyu murongo wa 2 ari kutubwira hatya ati uku niko Uwiteka avuga, niwe ugira icyo akora, niwe ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye. Aravuga ngo umurongo wa 3 ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Kuko twabibonye ibihe tugezemo bishishana, ibihe tugezemo bigoye, aho benshi baguye igihumura bibwira ibyenda kuba mu isi batabasha kubonera ibisubizo, aho intambara zihangayikishije benshi, aho ibyorezo bihangayikishije benshi, abarwayi bakaba buzuranye mu bitaro bavandimwe, abarwayi benshi batabasha gukira, benshi batabasha kubona imiti, abarwayi batabasha kubona icyahumuriza imitima yabo, kuko n'abaganga nabo bananiwe muri iyi minsi kubera amasiterese menshi, kubera abarwayi benshi, kubera uburwayi bwinshi bari guhura nabwo batabasha no kumenya, kuko rimwe na rimwe habura imiti yo kubuvura. Mbega ibibazo bikomeye cyane biri muri iyi si. Abantu barahangayitse, abantu ntibabasha kubona icyahumuriza imitima yabo. Iri jambo riravuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya muvandimwe. Iyi ni Imana yacu ifite ububasha n'ubushobozi, iri mu ijuru ryera. Mbese we ninde uzakurengera? Mbese wishingikirije kurinde? Mbese igihumuriza umutima wawe muri iyi minsi ni ikihe? Rwandiko rwandikiwe Abaroma, rwanditswe n'umugaragu w'Imana Pawulo, aho yanditse amagambo meza ngira ngo tubashe kuyumva kandi abashe guhumuriza imitima yacu muri iki gihe. Aho tuza gusoma muri uru rwandiko nk'uko nari ndubabwiye, urwandiko rw'Abaroma muri iki gice cya 8, aho tuza gusoma duhereye kuri uyu murongo wa 31 kutubwira ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde? Murongo wa 31 none ubwo bimeze bityo tuvuge iki? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde? Mbese ikiduhangayikishije ni igiki? Niba Imana iri mu ruhande rwacu, yavuze ngo ntabaza ndagutabara. Imana y'inyabushobozi, Imana ivuga bikaba, iyateka bigakomera, Imana itubeshejeho. Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Muvandimwe wanje, ubwo Yesu yitangaga twari duhawe byose. 33 ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Aleluya.
ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ariwe wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana dusabira. Uyu munsi wa none muvandimwe, uramutse ufite umuvandimwe wawe akaba ari umucamanza ukomeye mu rukiko runaka, uramutse ufitemo urubanza, tekereza ko waba ufite ibyiringiro by'uko uyu muvandimwe wawe atazatuma urubanza urutsindwa, yuko azakora ibishoboka byose ukarutsinda nubwo waba uri mu mafuti. Ariko noneho tekereza Yesu umwami wacu witanze akadupfira akaducungura, Imana yemeye ko atubera incungu. Niba ari we mucamanza wacu, niba turi mu ruhande rwe, ninde uzaducira imanza? Ntawe, nta n'umwe. Mugaragu w'Imana ati, ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Uwo mbabwiye, mbese nta makuba turimo muri iyi minsi, cyangwa n'ibyago turimo kubona hirya no hino byo gupfusha abantu, impanuka zitunguranye, abakuze, abatoya, buri munsi abantu barimo gushingura, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara bavandimwe, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota. Oya, nta na kimwe gikwiye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana yacu. Haba ibyo byose mvuze, niyo mpamvu mwene data utegeye amatwi aya magambo muri uyu mwanya tubwira ngo ninde uzakurengera? Yesu umwami wacu, Yesu dukunda cyane. Ndagira ngo uyu mwanya ari ubasha guhanga amaso, ari ubasha gutumbira. Igihe umucamanza utubaha Imana, mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka, uyu mucamanza wari ufite ububasha bwo gucira imanza abashatsi, bamwe agatuma batsinda abandi batsindwa bitewe n'imyitwarire, kuko tubona yuko uyu mucamanza atubahaga Imana. Mu gice cya 18 ku murongo ndi bubabwire, aho tubwirwa umugani w'umucamanza ndetse n'umupfakazi wamutitirije. Igihe kirekire umupfakazi yahoraga amubwira amagambo amubwira ngo ndengera ku mwanzi wanjye. Uyu mupfakazi wari warapfakaye, utari ukigira kirengera kuko umugabo yari atakiriho, yewe wari uzi ko yarenganurwa n'abacamanza, ariko abacamanza, uyu mucamanza aramwirengagiza. Imanza zo mu isi nyinshi ntabwo zica urubanza uko rikwiriye. Hari abarenganwa bakakwiye kurenganurwa bitewe n'impamvu zitandukanye, kuko abo bahanganye nabo bafite ubushobozi, ibyo birashoboka. Ni ko uyu mupfakazi yaremeze, kuko umwanzi we yahoraga amugoye kandi amurenganya inshuro nyinshi, agahora kuri uyu mucamanza ngo amurenganure. Ariko igihe kiragera, uyu mucamanza aravuga ati, kuko uyu mupfakazi andembeje, reka nemere mukemure ikibazo nubwo ataramukunze, kugira ngo amwikize muvandimwe. Ni rwo rugero Yesu yatanze rero, agaragaza yuko abari mu ruhande rwe, abamwemeye nk'umwami n'umukiza, abamuhisemo ngo ababere umwami mu bugingo bwabo. Ni uyu mucamanza yarakemuye ikibazo cy'umupfakazi, kandi umucamanza yari umucamanza ukiranirwa, utubaha Imana. Niko Yesu yavuze. Murongo wa 6 mu gice cya 18, nuko umwami Yesu arababaza ati, ntimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ntabwo bishoboka rwose, kuko izazirengera rwose kandi vuba. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Wowe utegeye amatwi iki kiganiro, ndagira ngo ufashe n'abandi bari bafite
kugira ibindi bishingikirizaho muri iki gihe, muri iyi minsi igoye, bitabasha kugira icyo byabamara. Bibutse yuko n'umwami Dawidi yababwiye ngo ntimukiringire abakomeye, ahubwo ubahumurisha amagambo avuga ngo ntabaza ndagutabara. Uwo ni Uwiteka, kandi avuga ngo ntawacira intore z'Imana urubanza, kuko zifite umurengezi witwa Yesu. Niyo mpamvu Yesu yavuze neza rero yuko azarengera intore ze zitakira ku manywa na nijoro. Iri somo muvandimwe rikubake, riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana muri iki gice cya 14 umurongo wa 1. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Imana yacyangwa icyubahiro. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mwene data, ndakurarikira kugira ngo Yesu akubera umurengezi, umuhitemo muri uyu munsi. Ikindi wari wishingikirijeho cyabasha kukurengera, umenye yuko iyi minsi mibije, icyo nacyo kiba kirwanaho kugira ngo cirengere, kuko iyamagara atero hejuru wese asamaye, kandi nta mwana w'umuntu wabasha gukiza undi muntu. Ibyago byamusumirijwe, akaga n'ibindi biriho muri iyi minsi. Ijuru rigufashe, Mwuka Wera kumanukire, agutere kwiringira Imana, agutere kunamba ku Mana, kandi wizere Imana kugira ngo umutima wawe wari uhagaze uyu munsi wongere ugire ibyiringiro bikomoka kuri Yesu uzarengera intore ze. Niko gusenga kwanje ngusabira mwene data mu izina rya Yesu. Urakoze data mwiza, kuko wongeye kuducishamo amagambo kugira ngo natwe tuyamenyeshe abandi amagambo atanga ihumure mu bugingo. Mwuka Wera arushaho gusobanura imitima yacu icyo twakwiringira muri iki gihe giheruka, kandi Mwuka Wera dutere kwiringira icyabasha gutuma imitima yacu ibasha kugira umunezero wuzuye. Dutere kwiringira ibigaragara ko byaduhesha amahoro kandi ari baringa, ahubwo twiringira icyaduhesha amahoro yuzuye, kugira ngo nuhishurwa kwisha uzasange twarabaye mu ruhande rwawe, imanza zizacibwa twebwe tuzatsindishirizwe nawe. Niko gusenga kwacu twisabira kandi dusabira n'abandi, mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amena.